reka rero muri make tujye naho kabiri. Tugeze kuri iyi mpano yawe by'umwihariko akso wavuze yacu reka tuvuge iyi mpano yacu muri The Kingdom Vibe tugira uburyo ki duhura n'abantu nk'amwe bamurikiwe Imana ibashije gukoresha ibintu bifatika umuntu yareba akavuga ngo dore CV y'uyu mugabo ni iyi ngiyi sibyo kuva avutse kugeza ageze igihe iki n'iki dore amaze gukora amaproje afatika hari abana bashaka kumera nk'amwe ndashaka tuganire ku mpano yawe mu by'ukuri uhamanya n'umutima wawe yuko ibyo uri gukora bifitanye isano n'ikimana yakuremeye. iki kibazo kirakomeye kirakomeye ikibazo kirakomeye cyane abenshi twakenanaga icyo gihe ba Nick ba Nikuze ba Mustafa abenshi twakenanaga ba Mama Nick n'ubundi twari aba artist ibyo n'ubundi tukabikina nta coordination nta kamera ntacyo ariko ntangira kwinjira mu mwuga cyangwa se ninjira mu muhamagaro buriya gukina filime si n'umwuga gusa ubwo n'umuhamagaro ni itangazamakuru. May God bless you. Thank you brother. Buriya kugira neza kugira ibihembo kujya kugira inyungu nyinshi sasa rero ubu nawe iyo ukoze ikintu muri gospel bita ministering I'm waiting for my payment. Ubu nanjye I'm waiting for my payment. Uri bangura hembwa cyane. Imana irishakira inzira igahimba kandi ukabona kujya kuri televiziyo hari hepfo ku ishusho. None se kubwanwa buri gukora kuri mic yawe ntabwo hazamo noise. Ni ikibazo. Ese ikiganiro tugiye gukora turagikora nka filme cyangwa turagikora nk'ikiganiro. Bro, barushyiremo ibyo bintu byose ntago ari bube seriye n'utabishyiramo kabisa. Oya, njye ndashaka kubaza. Kuri set cyangwa turi muri studio? Brother. Kuri YouTube nagushyiramo protocol. Akantu mbabara nkaguhugureho mu izina rya Yesu. Oya, mpugura. Kuri YouTube subyemeye kandi urabyemera ubyemera. Kuri YouTube ntagushyiramo protocol. DOP watangiye? Watangiye. I love that. Okay. Inshuti zacu abantu mukurikirana The Kingdom Vibe mbahaye ikaze. Uyu munsi ni umunsi nabatumiriye umutumirwa vibing. Ndizera ko muza kuvibinga ariko rero umutumirwa wacu ngira ngo benshi muramuzi kuri screen zanyu ariko ni inshuti yanjye yari umukorege twarakoranye kandi ubu turimo gukorana n'ubu turi gukorana. I'm still umva nabatekereza kugira ngo tumwakire ariko by'umwihariko ngiye muvuze nshobora kumuvuga nabi kereka nagira ibyo aza kuvuga yibagiwe nanjye ndahita mwibutsa. Reka rero tukwakire uratwibwira izina ryawe kuri benshi ndaza no kukubaza n'aya mazina yandi yose n'ayandi wanyise yambirikanye ubundi izina ryanjye ugira ngo riri kure izina ryanjye ngiri nta mugabo wivuga kamite muvuga ibindi n'ikivugo ndakikubwira nta kibazo. Urashaka guhita unangiza kandi uyu munsi turarya imvange reka tugendane neza. Amazina ni Murekezi Lucky. Umwuga akora by'umwihariko yitwa ni umunyamakuru ni umujournalist. Hano iyi ni ikarita y'umurimo yakoze muri RMC. Oya ndi umumambure wa RMC. Ni umumemba wa RMC. Akora ariko ahangaha ndi umukozi Ishusho TV na Radio Imanzi. Akuzi ko iyi ni akazi ibi yuko ndi umumemba. Uyu ni umukozi wa Ishusho TV na Radio Imanzi kandi akakorayo nk'umunyamakuru. Ubundi akora nka marketing manager muri Nexus Logistics. Customs and Clearing Company. Customs and Clearing Company. Ndakuzi ntabwo twatangiye marketing nkabandi rutegamirwa n'ibigwari imihigo ihuje imihindagano aho rukomeye sinatinye ndacyari intwari bereye u Rwanda. Mbabara tubisubiremo ibyo ntabwo no kubyumva ntabwo mbyumvise kandi ikivugo susubirashamo ngo ongera wivuge basi wari wivuze gute. Ndavuze ngo ndi rutegamirwa n'ibigwari imihigo ihuje imihindagano aho rukomeye sinatinye ndacyari intwari bereye u Rwanda. Intwari bereye u Rwanda
kandi buri muntu arasanira ku ruhembe rwe kuri izo mpembe wagaragazaga njye niho ndasanira kandi nawe urasanira ndahazi ndasanira rero mvuga hahandi aho bita mu kilatini eglesia muri eglise njya nkubona nibyo nigeze kubona uvugira uti kaka ndebe hano ugeze kubyandika muri Yobu 28 urasana ugira uti maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi umugabo yavuze ngo turaza kurya imvange, ubwo ni imvange. Tugwaye ikaze Murekezi. Urakoze cyane, ndabashimiye. Twapanze kenshi guhura, ariko kubera yuko iminsi n'ibihe bitajya bidukundira, ariko uyu munsi Imana yabyemeye ko duhura, yabyemeye. Noneho nanjye ngo ntware muri ubwo bwami bwiza. Uyu munsi uradufasha kuvibinga muri The Kingdom Vibe. Twemera yuko umuntu wese Imana yaremye hano kuri isi hari icyo yamuremeye, hari urumuri yamushyizemo muri ya shusho yayo, muri wa mugambi mwiza wayo. Niyo mpamvu rero benshi muzi nka Murekezi aratwibwiye, ariko atweretse umurimo we, atweretse ibyo agenda akora umunsi ku munsi, ariko hari n'abantu bamuzi nka umukinnyi wa filime. Ngewe twarakinanye mbirikanye. Ndagira ngo tudatinze, Murekezi ubanza unatubwire amaproje ya filime wakinnyemo yose, abanyarwanda buryo wese udukurikira kuri The Kingdom Vibe yavuga ati iyi nayikinnyemo, nayo mfite role imeze gutya, nayo mfite role imeze gutya. Mbabarire, turi muri introduction tukumenye neza. Oya, nta kintu bitwaye rwose, biroroshye. Ngiye buriya mureba aha ngaha Francis Zahabu nakitize mu ndirimbo yitwa Ndarota. Ako jibyibuka cyane rwose. Urakoze. Aha. Nibyo nkuko nabibabwiye, nitwara Murekezi, niyo mazina yanjye, ariko ngira nandi mazina menshi cyane. Byabaho nabaye nayo mu bwana ndayagira, nandi wenda umuntu ashaka kwita, ushaka kubyuka mu gitondo kiyita Cristiano Ronaldo, cyangwa kiyita Zinedine Zidane. Ese kuri kumuhonga izi proje wakinnyemo ndazikubwira za filime nizi. Yego, natangiye gukina mu mwaka wa 2017, ariko kera twiga muri segonderi, abana twiganye Kagitumba High School, twarabanaga mu makrebe menshi, za krebe Antisda, hano za King David abo twiganye, twakundaga gukina cyane. Ejo bundi nahoze ntebya na bagenzi banjye bitwa Bakanamugire Susan, n'abandi twagiraga navuga ngo kigare kimwe, abitwa ba Miguel Henry. Nubundi twaraba artist. Ibyo nubundi tukabikina nta coordination, nta kamera ntacyo. Ariko ntangira kwinjira mu mwuga cyangwa se ninjira mu muhamagaro. Buriya gukina filime si n'umwuga gusa, ubwo n'umuhamagaro. N'umuhamagaro ni itangazamakuru, nivuga butumwa. Byari mu mwaka wa 2017, nakoraga muri marketing management, n'ubundi nuko twaze tubiganira, nza guha umugabo witwa Ben Service. Zakuma service, ariko areba uburyo ndimo kumusobanurira iki ikora, arabiryoherwa cyane, akajya byenjoyinga, kugeza ubwo ambwiye ati dushobora gusangira agakawa. Muri 2017 nabugane cyane rwose. Twicarana hano ku Gisementi, ahantu ku muhanda w'amabuye imanutse, anashaka kwamamaza muri The Kingdom Vibe. Bagomba kuza bakashyiramo mutaherega. Hari abantu buriya bashobora gukunda content nk'uko kavuga ati nanjye nshobora gushyiraho itafari yidaga supporting cyangwa se akamamaza. Nuko noneho araza turaganira, turasangira rwose agafanta. Dusoje arambwira ati ariko mfite igitekerezo, ubu ntabwo wakina filime. Ntabwo nari nzi ko ari director. Burya aba directors turanabasoje bari hose. Akenshi biragoye cyane yuko ushaka kumenya ngo iyi filime ya directors nande, kuko abenshi ibyo dukina mudufata nk'aho ari byo turi byo. Ben rero arangije amyinjiza muri Stimade mu mezi ya nyuma rwose. Njyamo nsangamo witwa Bandimbati, njyamo atari nayo role bari baje kuma, ariko banye uburyo naktinga bampindura role, bangira umwavoka. Icyo gihe nari nje kuba manager waba none Stimade. Ni wowe naje ngusangamo rero, waragezemo mbere? Yego, waje unsangamo. Okay. Abantu actually ni ngiye muntu buri utinze, ni ngiye muntu ukirimo, navuga ugihari mu bansi ukirimo. Okay.
kuko urumva abenshi twakenanaga icyo gihe ba Nick ba Nikuze ba Mustafa abenshi twakenanaga ba Mama Nick ntago baheruka yego so urumva nabasanzemo bansigamo nanjye nzasigamo abandi nuko kera kabaye rero naje kumeza nkina muri Stimedi nk'umwavoka cyangwa unganira mu mategeko nyuma nza kujya no mu zindi projet jya kuba umugabo wa mama wawe oya iyo ni projet imwe ya Stimedi ni projet imwe ya Stimedi ndayisoje nyine iyo projet ni projet ariko nyine muri tukiraho ngaho muri Stimedi umva nyine nabaye n'umugabo wa nyoko wavuye kuba umwavoka uba n'umugabo wandi wa nyoko burya muri kankubwire mu kinyarwanda iyo udatebya ntago ikiganiro kiryoha nuko nyuma rero kuba umugabo wa nyoko uri no gutukana mbabarira none si n'ikinyarwanda n'ukuri iki ni ikinyarwanda cyuzuye cy'umwimerere agasuzuguro bavuga ngo nari umugabo w'umwana n'umutegarugori cyangwa umutegarugori nari ndi umugabo wa mubyeyi wawe wari twakinaga okay nta kibazo nari umwinjira wari umwinjira ariko mu kinyarwanda cyiza so na nyoko ni ikiganiro namine ni ikinyarwanda pe ahubwo muri the kingdom nziza ikinyabupfura y'abana b'Imana numvaga ntabwo wahita uvuga ngo uramutse ubwiye umuntu ngo genda nta n'ubu ndi gutinyuka turamutse tujye muri Bibiliya twaburamo aya magambo baravuga ngo Yesu yari kumwe na nyina sibyo nyina ariko biragoye mama cyubahiro nyoko wavuga ngo nyoko ubundi mu kinyarwanda cyiza nuko bimeze nituva kuri kamera ndaza kuguhamagarira umunyarwanda okay oya ni umunyarwanda oya ndaza kuguhamagarira umwarimu w'ikinyarwanda gaciro erega nuko nguko amagambo reka ngoye nk'urugero rwa hafi hari nk'amagambo tujya dukoresha hano mu Rwanda twe dufata nk'inyandagazi urumva mu bindi bihugu ariyo magambo ya nyayo reka ngoye nk'urugero abanyankore gushaka kurongora umugore like gukora ubukwe oya icyo ni ndetse gatoya ntugace mutumirwa mu ijambo mu izina rya Yesu yego atuye mu kiganiro ariko kandi amagambo aryoha anyuranyemo ariko reka soza nk'iyo bakubwiye gukora ubukwe hari ukuntu babyita auction icyo ni ikinyankore igiye mu gitoro rero bwo oya reka giturire ntago mbivuze urumva ariko yasha ibaswa urumva noneho ni urugero ngo haye pe ni ukuvuga ngo tugenda amagambo y'ikinyarwanda mazima tuyagaragaza nk'aho ari inyandagazi kandi nyamara abakurambere bacu ababyeyi bacu dukomokaho ubwo ntazavuga abakurambere cyangwa avuga abazimu ntago nagukira wavuga uti bw'izina rya Yesu kandi mu kinyarwanda cyiza burya abazimu bivuga bazi abakuze abukomokaho nta kibazo reka iyo ntago ari yose y'uyu munsi reka nikomereze ukuntu nagiye muri filime basi nari umugabo wa mama wawe wamwinjiye si wumva ararangije abikoze neza I saw it yes nari umugabo wa mama wawe urashaka kwigisha yego bambara koze nyuma rero naje kujya muri filime yitwa Ibara ry'urukundo ibara ry'urukundo burya kandi buri ibara ry'urukundo nayikenagamo nkina na muri Stimedi bibaho urabizi amaproje abiri watwarira icyarimwe nta nubwo burya nakuze no gukina amafilime menshi oya burya nakinnye no muri filime yitwa Indoto nayo ni yazacu yego Indoto nayikinnye rwose ndarayibonye nkina muri filime yitwa Igeno ryanjye iranakundwa cyane Igeno ryanjye ku buryo feedback noneho ibi ngibi twebwe duhabwa feedback n'abantu duhurira mu irigara nayikoraga mu ndege feedback ebana twakubonye mu ndege muri Rwandair muri Qatar Airways twakubonye tavuga ni kwere ndazamuka nagiye nageze ku isi yose Igeno ryanjye Stimedi nyuma nakinnye no mu zindi nyinshi nzikubwire ari Mucoma na portrait father's portrait ishusho ya papa akwanza nawe ni umufana wanje ndi umufana asante kabisa nemera impano yawe ntabwo wamuzanira akantu ko kunywa
murebera Reka nta kibazo reka nkubwize ukuri. Hashize iminsi mikeya nari ndi kureba televiziyo ya Zacu, yego noneho nibwo nabonye filime yawe wakiniye Muchoma, sibyo? Noneho ku bwanjye nari nsanzwe nkuzi, ariko mbona acting yawe, noneho muri iriya filime ndavuga ati we Murekezi, noneho ibi ni how ibiki? comes Nabonye acting yawe muri Muchoma, urumva iriya filime nibwo nahise mvuga ati ibyo ari byo byose niba utarisubiyemo wahuye na director wahataye, yego sibyo? Yego. Ntabwo ari ikintu cyo kubeshya. So Mutiganda wa Nkunda ni director wa directinze filime nyinshi cyane hano mu Rwanda zirimo na Seburikoko, ntekereza ko yabayemo n'umwanditsi wayo. Niwe nyiri iriya filime yitwa Muchoma, nayo ikinanye n'abakinnyi b'abahanga barimo Mama Sava, abakinnyi b'abahanga kabisa basanga bamenyereye muri sinema. Nabonye iriya filime kongeraho Maître Gasarabwe aka Irunga, tuko wote niwe ari Maître tuko wote ya yego. Yari filime iganisha by the way conclusion yayo burya iganisha ku ngaruka z'icyaha, ingaruka z'icyaha. Ubonaga ko ari filime yigisha cyane cyane ku ngo zubakiye ku musenyi, ko zikwiye gushaka uburyo zakubakira ku rutare, kuko bigira ingaruka uretse no ku babyeyi peke yake no ku bana. Ndumva muri makeya izo nibuka nizo, ariko hari n'izindi hari n'izo baguhamagara yego, ariko hari n'indi bajyaga hari n'izindi bamamagaragamo nk'izi za Hearts Harder, ndumva niba nibeshye nayo nayikinnyemo. Harimo abakinnyi b'abahanga bitwa Bakayonga, Bakayonga n'umukinnyi nemera cyane. Anyway, zirahari n'abandi n'abari mu bwami bwa Vibe, no baraza kutubwira muri commentaire, baraza kutubwira no mugabo ngiye namukunze muri iyi n'urugero cyane amufanaga muri iyi. Nkubwije ukuri, ariko nawe uri umukinnyi mwiza, icyo ngicyo kizaza. Abantu n'uyu munsi baravuga bati iyo washyize kuri TikTok akavideo wagiye he ko tutaguherutse? Ujye ubisoma warangiza ntubasubize. Ngomba kubasubiza, kandi amaproje aba ahari. Buriya nta mwartiste usaza, ahubwo biba biterwa n'igihe cy'Imana ngo proje ize. Reka rero tujye cyose kabiri. Tugeze kuri iyi mpano yawe by'umwihariko, akusavuze yacu. Reka tuvuge iyi mpano yacu. Urabona kuri no kunyinjiza muri The Kingdom Vibe neza. Umva nkubwire, muri The Kingdom Vibe tugira uburyo ki duhura n'abantu nk'amwe bamurikiwe, Imana ibashije gukoresha ibintu bifatika, umuntu yareba akavuga ngo dore CV y'uyu mugabo ni iyi ngiyi, sibyo? Kuva avutse kugeza ageze igihe iki n'iki, dore amaze gukora amaproje afatika. Hari abana bashaka kumera nk'amwe. Ndashaka tuganire ku mpano yawe. Mu by'ukuri uhamanya n'umutima wawe yuko ibyo uri gukora bifitanye isano n'Imana yakuremeye? Iki kibazo kirakomeye. Kirakomeye. Ikibazo kirakomeye cyane. Wumva uhamanya n'umutima wawe yuko wagezemo neza? Mu by'ukuri Imana yandemeye communication, yandemeye gutangaza. Ni ukuvuga ngo uri muri jyewe aratangaza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa buri muri jyewe buratangaza. Ndi umwana nabaye mu mishinga myinshi, hari n'impano zanjye nyinshi zapfukiranye. Buriya gukina muri Stimedi gusa byamfunguriye amarembo yo gukabya inzozi zanjye zo kugaragara kuri televiziyo y'igihugu. Ndi umwana, nari umwana uragirana iradiyo, uragira inka, umwana wo mu cyaro wese uragira inka ukaragirana iradiyo, wajya mu murima kurinda inyoni amasaka ukaba ufite akaradiyo nk'abandi bose bandi nabo bakunda itangazamakuru. Nakuze numva nzaba umunyamakuru, yewe no muri primaire aho nigaga nakoraga itangazamakuru, navugaga amakuru. Aho twiganye aho bita za Rukundo, abo twiganye ahantu hitwa za Nyagashanga, iyo ngiyo hari hakiri amashyamba, navugaga amakuru. Naravugaga rwose kugenderwa Kana Gaspari,
cyangwa rwose nayavuga neza ukagira ngo ndi Maritese Mukanya cyangwa Musanga batware Clement. Mvugaga amakuru neza rwose. Ngiye no muri seconde nakomeza mvuga amakuru. Ngiye no muri kaminuza niga itangazamakuru. Ngira amahirwe yo gukora stage muri RBA no mu rwego rw'umuvunyi, ariko nari umukozi wa Minisante icyo gihe uhoraho, nari umukozi nyine uhembwa na Minisante, ariko icyo gihe nawe umukozi wa Minisante uvuye gukorera Banque Populaire muri archive yayo. Avuye muri Populaire ahubwo mvuye gukorera National Land Center, twakoraga mu byo bita Land Committee na Parasurveying, ubutaka gukata buri ikintu cyitwa map reading rwose, GPS coordinates, grid differences, ndagerageza. Ariko nafite utu basic nubwo mberuka kera, basic skills. Aho hose nagiye nca, nagiye niyuburura asa nk'ugaruka mu mwuga, ku buryo Imana yambwiraga iti garuka, nakuremeye kujya mu itangazamakuru kugira ngo uzatangaze amakuru meza. Amakuru meza, amakuru meza, ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza, ako niko nishimiye. Ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza rero ntangaza kenshi, buriya mu buzima bwanjye ndavuga ariko ntinya kuvuga. Ntinya ko mu ruhame ikintu ushobora kuvuga gishobora gukomeretsa umuntu cyangwa se kikamwubaka. Nifuza ko hari indirimbo y'umugabo witwa niyo mugabo Filemon nyakwigendera, yararirimbye ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikanzitira. Iyo ndi nk'umubana kenshi nifuza kuba navuga nk'ubutumwa bwiza, navuga nk'ikintu cyubaka abantu, navuga nk'ikintu cyavana umuntu ahantu runaka ari staka kikagira ahandi hantu kimugeza. Rero ngiye no muri filime hari igihe bashobora kubona wenda ndimo gukina nk'ayo makinamico cyangwa se ikinamibereho shusho, babona urimo kuyikina wenda bakagira ngo nibyo urimo gukina nibyo uri byo koko. Icyo cyagiteye n'ikibazo uza kukubaza. Ariko mu by'ukuri rwose uyu muhamagaro wanjye wo gutangaza ubutumwa cyangwa se kuvuga ubutumwa, nzi neza yuko hari n'ubundi butumwa buri muri gihe. Numva neza ko hari igihe noneho ntazabutangaza binyuze kuri televiziyo. Buriya kuri televiziyo abakomeye baratubona ariko twe ntitubabona. I get a feedback from high rank soldiers. Icyo gihe nikigera uzatangaza ubutumwa bwiza, ngufashe mu kiganza. Umfashe mu kiganza uri kuvuga ngo iyo turimo gutanga ubutumwa kuri televiziyo, muri filime cyangwa se mu biganiro nk'uko turimo kuganira, abakomeye baratubona. Ndimo ndavuga abakomeye mu mirimo, umuhamagaro w'isi, mu miyoborere, mu mutekano. Just tuba dufite abafana cyangwa se abadukurikira mu ngeri zose zitandukanye. No, njye nashaka kubaza impano yawe, n'igihe n'iminota iri kuturangirana, impano yawe wumva muhamanya n'umutima wawe yuko wayigeze warunsubije ngo kugeza ubu ngubu wemera yuko Imana yakuremeye kuvuga ubutumwa bwiza. Irangije imvana naho narinde ibunzanamo, ikuvanaho wari irakwironyera ikuzana. Ndangije nongeramo yuko hari n'ibindi byinshi ntaravuga kandi byiza nzavuga uyu munsi, kandi noneho nzavuga ntabwira abantu bandora ntabarura. Ubabwira ruko bareba amaso, tunarebana amaso ku maso. Ni nka hehe? Reka nguhe nk'urugero. Ujya ujya nko muri crusades cyangwa se ushobora nko kujya mu bitaramo runaka, ushobora nko gutumirwa akavuga bati imbwirwaruhame, bakakubwira bati Francis ngwino ubwira abantu ubutumwa bwiza, ubwira abantu aho Imana yagukuye cyane. Njye Imana yankwe buriya hari ahantu Imana cyakora Imana n'umukozi w'umuhanga cyane. Buriya kera niga muri primaire, noneho reka nkubwire kano gato cyane na testimony gato yanza akaguhana muri conclusion. No problem. Buriya ndi umunyeshuri niga P6, nasabye Imana yuko ikintu gishobora kumfasha kugira ngo mva ahantu hamwe njya ahandi, ariko natsinda ibizamini nkajya muri secondaire kandi nkajya mu ishuri ryiza. Imana irabima ndatsinda, kandi ikigo cyacu cyatsindishaga umuntu umwe mu busanzwe. Ubwo nagombaga gutsinda ndumwe, ariko twatsinze turabana 8 kugira ngo nanjye nzemo. Icyo gihe nibwo ikigo cyacu cyatsindishije benshi. Cyo muri secondaire nzemo mvamo njya kwiga ahandi navanye experience nini cyane. Urumva ngo kugeza mvuye aho ngaho niga muri primaire,
niga muri primaire nkajya muri secondaire niga musumya tu kuri yageze gukora accident iri grave itagikira ndimo turi mu mazi imvubu iramfata mu gituza no mu mugongo irandekura ndavurwa ndakira nagakwiye kuba uyu munsi ibingibi ndimo kuvuga ahangaha akanwa kanjye gutya n'akanwa ibingibi ndimo kuvuga gutya ntabivuga ariko kuba Imana yaranzigamye icyo gihe mu mwaka wa 2005 niga muri secondaire kuba Imana yaranzigamye icyo gihe yanzigamiye kugira ngo nzabashe gusohoza umugambi wayo binyuze muri njye rero ndacyafite urubanza rwinshi rwo kuburana ndacyafite ubutumwa bwinshi bwo kuvuga ndacyafite umurimo mwinshi wo gutangaza mu gihe nkiri kuri iyi si nkivuga bikemera nubwo nabandi kuri sonda ariko ndacyafite igihe kandi icyo sigaje nicyo kinini kuruta ikirangiye. Imana ihumugisha Murekezi, ndumva tugeze muri The Kingdom Vibe ku musozo wayo, ariko urakoze cyane. Tubashije kumva yuko iyi mpano ye yayimenye kandi na Imana yamuremeye yahamushyize, yagize ayimukura igera ahimugeza, kandi akaba hamije neza bitewe n'ubuhamya. Ntabwo aka kanya twahita tubwinjiramo cyane turamufite, ahubwo azatubwira ukuntu hamanya n'umutima we ko Imana bitewe n'iby'Imana imaze kumukorera hari icyo Imana ishaka gukuramo kugira ngo ayikorere, ayivuge neza, atangaze imirimo y'Imana cyane. Nemera nashidikanya yuko tugifite umwanya muri biriya ariko muri biriya haravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko n'igiti cyatemwe naho cyatemwa cyashibuka cyakongera kigashibuka kikagira amababi yayo akaba ibitontome. Rero naho waba ugenza amaboko ikimana iba yarakuremeye byanze bikunze ugomba kugitambutsa. Hari ijambo wakomeje kugarukaho we barigarukagaho utazi icyo ari cyo, ariko icyo bita urumuri. Yego ko urumva naruvuga urumuri buriya abanyarwanda barwita urumuri Rwanda. Noneho nyemerera gutya niko dusoza umunota umwe, rangiza utanga n'urumuri rwawe kugira ngo n'ukurikirana azagaruka akurebe neza. Abantu bakurikira The Kingdom Vibe, urumuri nabaha, ntiwitaho wavukiye, ntiwitaho wakuriye, ntiwite ku buzima wakuriye mu conditions izo arizo zose. Ikimana yakuremeye uzagikora, ariko hard working plus determination minus laziness equals success. Shyiramo imbaraga, hatana, usikate tama, utasonga mbere, you cherish your dreams. Humura inzozi zawe uzazigeraho aho waba uri hose, icyo waba ukora icyo ari cyo cyose, icyo Imana yakuremeye haranira uzakigeraho in the name of God. Mu izina ry'Imana umwami wacu Yesu Kristo. Murekezi turamushimiye, nakazoza, nizere ko wumvishe urumuri rwe. Hatana, stay blessed muri The Kingdom Vibe, kandi humura turamufite. Naho butaha buri kwezi uzajya umubona nibura nka rimwe. Imana igumugishe. May God bless you. Thank you brother. Buriya kugira neza, kugira ibihembo, kujya kugira inyungu nyinshi. Ubu hari abantu bakurikiye ikiganiro bahembutse. Sasa rero ubu nawe iyo ukoze ikintu muri gospel bita ministering, I'm waiting for my payment. Ubu nanjye I'm waiting for my payment. Urihangura cyane. Imana irishakira inzira igahemba, kandi ihemba neza. Nicyo kintu. Ikindi nabonye utaha tuzaganira ku kintu cyitwa kuburanya Imana. Nzakikubwira. Kandi buri muntu wese ashobora kuburanya Imana. Muri keso y'irimo Yesu urayibaza Imana ukabibwira utarya ni gutya bigomba kugenda, tubigenze gute kugira ngo bigende neza. Erega na Kingdom twarangije vuga ngo bashonje bahishiwe. Hari n'ibindi byinshi, uri umubyeyi,
wagiye ukina mu maporoje yubaka umuryango, ibi bintu byose sibyo? Tuzaganira ku muryango, uburyo umuryango wakomera, tuzaganira ku rubyiruko, tuzaganira kuri bariya bana mwari mufitanye na mama Sava mwe mucoma, urumva bariya bana bararenganye, uriya muryango Imana yari yarubatse wararenganye. Yego, ariko buriya hari amasomo bitanga, iriya package yivana ukayijyana iwawe, umugabo abwira opposite iwawe, ukuntu umugabo avugisha umugore, ukuntu umugabo yitwara sayidi, bavuga gukubita ipanu, umugore akagukubita ipanu nawe wewe mu bitekerezo, arayigukubita arakwica neza mu bitekerezo, kandi burya icyaha already ngo bagikoze, uba wagikoze. Shalom, shalom, see you next.